twibuka ko umwana wanjye ariko Imana iri uri gutatangiye kumukunda se cyonyine no kuba uri kuvuga ngo umwana dore ahantu ugeze ahubwo uyu muti uri gukora pe uskura musaza no kuzamushemera uriya musaza sinzi icyo namubwira kuko imivugire mwana uriya musaza no kuri Marisa mumugisha pe yararwaye ndetse nawe rega nawe ndagushimira ngo pe ibintu mu nkorera kamarade na Emile mututabeshye mwabana muri nge mbibarize ubu kamarade na Emile barabafashe namwe barababeshye bababwira ko ngewe ndi mama wa Iribagiza no barangije bazana ngo n'umuti uzatuma mbyibuka ukuri kwibara batubeshye ndimira ko mubanze mu nyumva igenda umuntu mukuru ibi bintu nabereye yaba ari kuri data bari kuri mama sindumva umuntu wibagiwe none ngo akibagirwa umwana yayize ngo bakanamaho umuti ngo uzanamwibutsa ariko none ibi bintu babyandika mu bitabo ibi bintu biba mu ntuza mu bintu by'ibitabo n'ubuhamya bugenda yakubwira nawe n'ubuhamya igihamya cyo guhamya yuko none se ko Iribagiza utabeshye urabizi ko ndi mama wawe cyane gihekiza reka nkubwire njye ahubwo biranangaza kuba twicarana sinunda kubikubwira reka nkubwire ndabyemeye reka nkubere mama wawe bazi oya ntabwo ari kumbera uri mama we mama wanwise amezi 9 mama wangiriye ku gise mama wemeye ukagenda wigengeseye kugira ngo abeho amezi 9 yose agashira 9 ngebo ntabwo Iribagiza guserega ari n'undi musaza ntacyo bitwaye ubwo nyine naramutwise mu nzu mu bite cyangwa oya ntabwo ari mu bitekerezo byarabaye live Iribagiza we ntabwo ari mu bitekerezo sureba nkuzanira umuneke kamuzanira umuneke renze niyo nzanira Iribagiza igisobanuro cy'umwana na nyina nico nta kindi mana nabona nzi ko kugira mama biryo uyu mugore cyangwa se kugira umuti w'amenyo umbaza ko rumita numva ngumbaye nanjye kana cyangwa se kugira umuntu gutega amatwi nyine nk'umubyeyi ukamuririraho akoze umuti iminsi mumaze mu watanatangiye kubona unywaga ukagira nikumva uri kugenda ahubwo urabona utatangiye no kutega amatwi Iribagiza none ukamugirira akantu k'akiyumviro Imana ibirimo pe ahubwo Iribagiza uzamugurira akantu ahubwo wowe nzakugurira akantu n'abakamarade na Emile bariya ni inkotanyi za Iribagiza ni inkotanyi utagize utabeshye buriya Iribagiza aragiye iyi mikino barimo buriya nawe si irimo ubu buri kuvuga bya nyabyo ibihe imikino se Anita niwe mukobwa twavuga ngo muri iki gihe uri guca mu bihe bigoranye mu bihe bisa nk'ibibabaje dore yuko umuryango we wamuteraniye kuko we ntabwo ari kuvuga rumwe n'umuryango we ushaka amafaranga umukobwa we ngarajya ngo ku muntu umukunda namwe mwamufata ibyo bintu mwanarize ese wahitamo kujya ku muntu ugukunda umukene uri wenda no gusabiriza cyangwa se wahitamo kugenda kuri wa wundi ushobora no kuba atagukunda ariko afite buri kimwe cyose ese wowe wahitamo iki dore yuko umuryango wo wahisemo yuko agomba kugenda ku musore ufite amafaranga uwo musore ufite amafaranga niwe uzabagirira akamaro niwe ba Fabiola ndetse na mama we bamutakira akabahereza rero ntabwo nzi neza niba wenda Emile bazajya bamutakira atanga ikindi kintu baje kumuhitishamo baramubwira ati okay ibintu ni bibiri rero ukuntu ugomba kubigenza ugomba kuzana uwo musore wawe ngo wavuze ngo wasariye wakunze uwo musore ukamwicaza ahangaha tukamureba natwe umusore wacu waramubonye none tukaguhitiramo ariko n'ubundi bahitamo bagira ute 100% ntabwo bahitamo Emile ahubwo Emile we nanahagera bazafata n'inkoni bamwirukankane cyangwa se babe banafata n'ibindi bintu kuko Emile niwe mwanzi wabo none kuba ari umwanzi wabo yabatereteye umukobwa ariko bo ntabwo babizi ndetse n'umwana w'umukobwa ntabyazi rero uyu Emile sinzi uburyo azatunguka muri rugo n'ikindi kintu ejo bundi yari arurimo ariko yaracecetse yari yagiye kwiba umwana kakana gatoya ibyo ngibyo ntabwo yabonye wenda bari abasheri webe ariko ntabwo tuzi Emile noneho imyitwarire ye dore yuko akomeza avuga ngo
ni ubwa mbere ngo nkundanye, ni ubwa mbere ngo ngiye mu rukundo, ngo mbabarira ntuzambabaze, ngo nzakoresha ko nshoboye ubayeho neza, nzakoresha ibyo byose. Ni ibintu Emile akomeza avuga ariko atazi yuko yahemutse. Anita rero yaragiye yabwira Emile kuri telefone, aramubwira ngo mama wanjye yaravunitse. Emile aravuga ngo Imana imufashe ngakire, kandi uri kuvuga ngo Imana imufashe akire niwe watumye amera gutyo, gusa ntabyo bazi. Ese aba bakobwa bashobora kuba imbarutseho kugira ngo umuryango wa Emile n'umuryango w'aba bakobwa, ndavuga Mukantabana na Fabiola, wongere uhuzwe, dore yuko noneho Emile ngo mu gihe azaba agiye kumanuka gusesekara i Kigali ngo azagenda yitwaje na Mamiribagiza. We Mamiribagiza yihuriye na Mukantabana, baraziranye, baravuganye, noneho situzi uburyo Mamiribagiza azasanga uriya Mukantabana ari umugore wa Rugema. Rugema we arafunzwe, asa nkaho yatawe muri yombi, cyangwa se urukiko rwamubwiye ngo buri aho ngaho. Noneho tubanze dukora iperereza, nitumanza gukora iperereza nibwo ibindi bizakurikiraho wenda nyuma, ariko twamaze kuba twakora iperereza. Anita niwe mukobwa twavuga ngo muri iki gihe uri guca mu bihe bigoranye, mu bihe bisa nk'ibibabaje, dore yuko umuryango we wamuteraniye, kuko we ntabwo ari kuvuga rumwe n'umuryango we. Umuryango we ushaka amafaranga, umukobwa we ngarajya ngo ku muntu umukunda. Namwe mwamufata ibyo bintu mwanarize. Ese wahitamo kujya ku muntu ugukunda umukene wa undi uri wenda no gusabiriza, cyangwa se wahitamo kugenda kuri wa wundi ushobora no kuba atagukunda ariko afite buri kimwe cyose? Ese wowe wahitamo iki? Dore yuko umuryango wo wahisemo yuko agomba kugenda ku musore ufite amafaranga. Uwo musore ufite amafaranga niwe uzabagirira akamaro, niwe ba Fabiola ndetse na mama we bamutakira akabahereza. Rero ntabwo nzi neza niba wenda Emile bazajya bamutakira atange. Ikindi kintu baje kumuhitishamo, baramubwira ati okay, ibintu ni bibiri. Rero ukuntu ugomba kubigenza, ugomba kuzana uwo musore wawe ngo wavuze ngo wasariye wakunze, uwo musore ukamwicaza ahangaha tukamureba, natwe umusore wacu waramubonye, none tukaguhitiramo. Ariko n'ubundi bahitamo bagira ute 100% ntabwo bahitamo Emile, ahubwo Emile we nanahagera bazafata n'inkoni bamwirukankane, cyangwa se babe banafata n'ibindi bintu, kuko Emile niwe mwanzi wabo. None kuba ari umwanzi wabo yabatereteye umukobwa, ariko bo ntabwo babizi, ndetse n'umwana w'umukobwa ntabyazi. Rero uyu Emile sinzi uburyo azatunguka muri rugo. N'ikindi kintu, ejo bundi yari arurimo ariko yaracecetse, yari yagiye kwiba umwana kakana gatoya. Ibyo ngibyo ntabwo yabonye wenda bari abasheri we be, ariko ntabwo tuzi Emile noneho imyitwarire ye, dore yuko akomeza avuga ngo ni ubwa mbere ngo nkundanye, ni ubwa mbere ngo ngiye mu rukundo, ngo mbabarira ntuzambabaze, ngo nzakoresha ko nshoboye ubayeho neza, nzakoresha ibyo byose. Ni ibintu Emile akomeza avuga ariko atazi yuko yahemutse. Anita rero yaragiye yabwira Emile kuri telefone, aramubwira ngo mama wanjye yaravunitse. Emile aravuga ngo Imana imufashe ngakire, kandi uri kuvuga ngo Imana imufashe akire niwe watumye amera gutyo, gusa ntabyo bazi. Ese aba bakobwa bashobora kuba imbarutseho kugira ngo umuryango wa Emile n'umuryango w'aba bakobwa, ndavuga Mukantabana na Fabiola, wongere uhuzwe, dore yuko noneho Emile ngo mu gihe azaba agiye kumanuka gusesekara i Kigali ngo azagenda yitwaje na Mamiribagiza. We Mamiribagiza yihuriye na Mukantabana, baraziranye, baravuganye, noneho situzi uburyo Mamiribagiza azasanga uriya Mukantabana ari umugore wa Rugema. Rugema we arafunzwe, asa nkaho yatawe muri yombi, cyangwa se urukiko rwamubwiye ngo buri aho ngaho. Noneho tubanze dukora iperereza, nitumanza gukora iperereza nibwo ibindi bizakurikiraho wenda nyuma, ariko twamaze kuba twakora iperereza. Anita niwe mukobwa twavuga ngo muri iki gihe uri guca mu bihe bigoranye, mu bihe bisa nk'ibibabaje, dore yuko umuryango we wamuteraniye, kuko we ntabwo ari kuvuga rumwe n'umuryango we. Umuryango we ushaka amafaranga, umukobwa we ngarajya ngo ku muntu umukunda. Namwe mwamufata ibyo bintu mwanarize. Ese wahita
wahitamo kujya ku muntu ugukunda umukene wa wundi wenda no gusabiriza, cyangwa se wahitamo kugenda kuri wa wundi ushobora no kuba atagukunda ariko afite buri kimwe cyose? Ese wowe wahitamo iki? Dore yuko umuryango wowe wahisemo yuko agomba kugenda ku musore ufite amafaranga. Uwo musore ufite amafaranga niwe uzabagirira akamaro, niwe ba Fabiola ndetse na mama we bamutakira akabahereza. Rero ntabwo nzi neza niba wenda Emile bazajya bamutakira atange. Ikindi kintu baje kumuhitishamo baramubwira ati okay, ibintu ni bibiri. Rero ukuntu ugomba kubigenza, ugomba kuzana uwo musore wawe ngo wavuze ngo wasariye wakunze. Uwo musore ukamwicaza ahangaha tukamureba, natwe umusore wacu waramubonye none tukaguhitiramo. Ariko n'ubundi bahitamo bagira ute 100% ntabwo bahitamo Emile, ahubwo Emile we nanahagera bazafata n'inkoni bamwirukankane cyangwa se babe banafata n'ibindi bintu, kuko Emile niwe mwanzi wabo. None kuba ari umwanzi wabo yabatereteye umukobwa ariko bo ntabwo babizi, ndetse n'umwana w'umukobwa ntabyazi. Rero uyu Emile sinzi uburyo azatunguka muri rugo. N'ikindi kintu ejo bundi yari arurimo ariko yaracecetse, yari yagiye kwiba umwana kakana gatoya. Ibyo ngibyo ntabwo yabonye wenda bari abasheri webe, ariko ntabwo tuzi Emile noneho imyitwarire ye. Dore yuko akomeza avuga ngo n'ubwa mbere ngo nkundanye, n'ubwa mbere ngo giye mu rukundo, ngo mbabarira ntuzambabaze, ngo nzakoresha ko nshoboye ubayeho neza, nzakoresha. Ibyo byose ni ibintu Emile akomeza avuga ariko atazi yuko yahemutse. Anita rero yaragiye abwira Emile kuri telefone, aramubwira ngo mama wanjye yaravunitse. Emile aravuga ngo Imana imufashe ngakire, kandi uri kuvuga ngo Imana imufasha akire niwe watumye amera gutyo, gusa ntabyo bazi. Ese aba bakobwa bashobora kuba imbarutseho kugira ngo umuryango wa Emile n'umuryango w'aba bakobwa, ndavuga Mukantabana na Fabiola, wongere uhuzwe. Dore yuko noneho Emile ngo mu gihe azaba agiye kumanuka gusesekara i Kigali ngo azagenda yitwaje na Mamiribagiza. We Mamiribagiza yihuriye na Mukantabana, baraziranye baravuganye. Noneho situzi uburyo Mamiribagiza azasanga uriya Mukantabana ari umugore wa Rugema. Rugema we arafunzwe, asa nkaho yatawe muri yombi, cyangwa se urukiko rwamubwiye ngo buri aho ngaho. Noneho tubanze dukora iperereza, nitumanza gukora iperereza nibwo ibindi bizakurikiraho wenda nyuma, ariko twamaze kuba twakora iperereza. Anita niwe mukobwa twavuga ngo muri iki gihe uri guca mu bihe bigoranye, mu bihe bisa nk'ibibabaje. Dore yuko umuryango we wamuteraniye, kuko we ntabwo ari kuvuga rumwe n'umuryango we. Umuryango we ushaka amafaranga, umukobwa we ngarajya ngo ku muntu umukunda. Namwe mwamufata ibyo bintu mwanarize. Ese wahitamo kujya ku muntu ugukunda umukene wa wundi wenda no gusabiriza, cyangwa se wahitamo kugenda kuri wa wundi ushobora no kuba atagukunda ariko afite buri kimwe cyose? Ese wowe wahitamo iki? Dore yuko umuryango wowe wahisemo yuko agomba kugenda ku musore ufite amafaranga. Uwo musore ufite amafaranga niwe uzabagirira akamaro, niwe ba Fabiola ndetse na mama we bamutakira akabahereza. Rero ntabwo nzi neza niba wenda Emile bazajya bamutakira atange. Ikindi kintu baje kumuhitishamo baramubwira ati okay, ibintu ni bibiri. Rero ukuntu ugomba kubigenza, ugomba kuzana uwo musore wawe ngo wavuze ngo wasariye wakunze. Uwo musore ukamwicaza ahangaha tukamureba, natwe umusore wacu waramubonye none tukaguhitiramo. Ariko n'ubundi bahitamo bagira ute 100% ntabwo bahitamo Emile, ahubwo Emile we nanahagera bazafata n'inkoni bamwirukankane cyangwa se babe banafata n'ibindi bintu, kuko Emile niwe mwanzi wabo. None kuba ari umwanzi wabo yabatereteye umukobwa ariko bo ntabwo babizi, ndetse n'umwana w'umukobwa ntabyazi. Rero uyu Emile sinzi uburyo azatunguka muri rugo. N'ikindi kintu ejo bundi yari arurimo ariko yaracecetse, yari yagiye kwiba umwana kakana gatoya. Ibyo ngibyo ntabwo yabonye wenda bari abasheri webe, ariko ntabwo tuzi Emile noneho imyitwarire ye. Dore yuko akomeza avuga ngo
n'ubwa mbere ngo nkundanye, n'ubwa mbere ngo ngiye mu rukundo, ngo mbabarira ntuzambabaze, ngo nzakoresha ko nshoboye ubayeho neza, nzakoresha ibyo byose. Ni ibintu Emile akomeza avuga ariko atazi yuko yahemutse. Anita rero yaragiye yabwira Emile kuri telefone, aramubwira ngo mama wanjye yaravunitse. Emile aravuga ngo Imana imufashe ngakire, kandi uri kuvuga ngo Imana imufashe akire niwe watumye amera gutyo, gusa ntabyo bazi. Ese aba bakobwa bashobora kuba imbarutseho kugira ngo umuryango wa Emile n'umuryango w'aba bakobwa, ndavuga Mukantabana na Fabiola, wongere uhuzwe, dore yuko noneho Emile ngo mu gihe azaba agiye kumanuka gusesekara i Kigali ngo azagenda yitwaje na Mamiribagiza. We Mamiribagiza yihuriye na Mukantabana, baraziranye, barafuganye, noneho situzi uburyo Mamiribagiza azasanga uriya Mukantabana ari umugore wa Rugema. Rugema we arafunzwe, asa nkaho yatawe muri yombi, cyangwa se urukiko rwamubwiye ngo buri aho ngaho. Noneho tubanze dukora iperereza, nitumanza gukora iperereza nibwo ibindi bizakurikiraho wenda nyuma, ariko twamaze kuba twakora iperereza. Anita niwe mukobwa twavuga ngo muri iki gihe uri guca mu bihe bigoranye, mu bihe bisa nk'ibibabaje, dore yuko umuryango we wamuteraniye, kuko we ntabwo ari kuvuga rumwe n'umuryango we. Umuryango we ushaka amafaranga, umukobwa we ngarajya ngo ku muntu umukunda. Namwe mufata ibyo bintu mwanarize. Ese wahitamo kujya ku muntu ugukunda umukene wa wundi wenda no gusabiriza, cyangwa se wahitamo kugenda kuri wa wundi ushobora no kuba atagukunda ariko afite buri kimwe cyose? Ese wowe wahitamo iki? Dore yuko umuryango wo wahisemo yuko agomba kugenda ku musore ufite amafaranga. Uwo musore ufite amafaranga niwe uzabagirira akamaro, niwe ba Fabiola ndetse na mama we bamutakira akabahereza. Rero ntabwo nzi neza niba wenda Emile bazajya bamutakira abatanga. Ikindi kintu baje kumuhitishamo, baramubwira ati okay, ibintu ni bibiri. Rero ukuntu ugomba kubigenza, ugomba kuzana uwo musore wawe ngo wavuze ngo wasariye wakunze, uwo musore ukamwicaza ahangaha tukamureba, natwe umusore wacu waramubonye, none tukaguhitiramo. Ariko n'ubundi bahitamo bagira ute 100% ntabwo bahitamo Emile, ahubwo Emile we nanahagera bazafata n'inkoni bamwirukankane, cyangwa se babe banafata n'ibindi bintu, kuko Emile niwe mwanzi wabo. None kuba ari umwanzi wabo yabatereteye umukobwa, ariko bo ntabwo babizi, ndetse n'umwana w'umukobwa ntabyazi. Rero uyu Emile sinzi uburyo azatunguka muri rugo. N'ikindi kintu, ejo bundi yari arurimo ariko yaracecetse, yari yagiye kwiba umwana kakana gatoya. Ibyo ngibyo ntabwo yabonye wenda bari abasheri webe, ariko ntabwo tuzi Emile noneho imyitwarire ye, dore yuko akomeza avuga ngo n'ubwa mbere ngo nkundanye, n'ubwa mbere ngo ngiye mu rukundo, ngo mbabarira ntuzambabaze, ngo nzakoresha ko nshoboye ubayeho neza, nzakoresha ibyo byose. Ni ibintu Emile akomeza avuga ariko atazi yuko yahemutse. Anita rero yaragiye yabwira Emile kuri telefone, aramubwira ngo mama wanjye yaravunitse. Emile aravuga ngo Imana imufashe ngakire, kandi uri kuvuga ngo Imana imufashe akire niwe watumye amera gutyo, gusa ntabyo bazi. Ese aba bakobwa bashobora kuba imbarutseho kugira ngo umuryango wa Emile n'umuryango w'aba bakobwa, ndavuga Mukantabana na Fabiola, wongere uhuzwe, dore yuko noneho Emile ngo mu gihe azaba agiye kumanuka gusesekara i Kigali ngo azagenda yitwaje na Mamiribagiza. We Mamiribagiza yihuriye na Mukantabana, baraziranye, barafuganye, noneho situzi uburyo Mamiribagiza azasanga uriya Mukantabana ari umugore wa Rugema. Rugema we arafunzwe, asa nkaho yatawe muri yombi, cyangwa se urukiko rwamubwiye ngo buri aho ngaho. Noneho tubanze dukora iperereza, nitumanza gukora iperereza nibwo ibindi bizakurikiraho wenda nyuma, ariko twamaze kuba twakora iperereza. Anita niwe mukobwa twavuga ngo muri iki gihe uri guca mu bihe bigoranye, mu bihe bisa nk'ibibabaje, dore yuko umuryango we wamuteraniye, kuko we ntabwo ari kuvuga rumwe n'umuryango we. Umuryango we ushaka amafaranga, umukobwa we ngarajya ngo ku muntu umukunda. Namwe mufata ibyo bintu mwanarize. Ese wahitamo kujya ku muntu ugukunda umukene wa wundi wenda no
gusabiriza cyangwa se wahitamo kugenda kuri wa wundi ushobora no kuba atagukunda ariko afite buri kimwe cyose? Ese wowe wahitamo iki? Dore yuko umuryango wowe wahisemo yuko agomba kugenda ku musore ufite amafaranga. Uwo musore ufite amafaranga niwe uzabagirira akamaro, niwe ba Fabiola ndetse na mama we bamutakira akabahereza. Rero ntabwo nzi neza niba wenda Emile bazajya bamutakira atanga. Ikindi kintu baje kumuhitishamo baramubwira ati okay, ibintu ni bibiri. Rero ukuntu ugomba kubigenza, ugomba kuzana uwo musore wawe ngo wavuze ngo wasariye wakunze. Uwo musore ukamwicaza ahangaha tukamureba, natwe umusore wacu waramubonye none tukaguhitiramo. Ariko n'ubundi bahitamo bagira ute 100% ntabwo bahitamo Emile, ahubwo Emile we nanahagera bazafata n'inkoni bamwirukankane cyangwa se babe banafata n'ibindi bintu, kuko Emile niwe mwanzi wabo. None kuba ari umwanzi wabo yabatereteye umukobwa ariko bo ntabwo babizi, ndetse n'umwana w'umukobwa nabyazi. Rero uyu Emile sinzi uburyo azatunguka muri rugo. N'ikindi kintu ejo bundi yari arurimo ariko yaracecetse, yari yagiye kwiba umwana kakana gatoya. Ibyo ngibyo ntabwo yabonye wenda bari abasheri webe, ariko ntabwo tuzi Emile noneho imyitwarire ye. Dore yuko akomeza avuga ngo nubwa mbere ngo nkundanye, nubwa mbere ngo giye mu rukundo, ngo mbabarira ntuzambabaze, ngo nzakoresha ko nshoboye ubayeho neza, nzakoresha. Ibyo byose ni ibintu Emile akomeza avuga ariko atazi yuko yahemutse. Anita rero yaragiye yabwira Emile kuri telefone, aramubwira ngo mama wanjye yaravunitse. Emile aravuga ngo Imana imufashe ngakire, kandi uri kuvuga ngo Imana imufashe akire niwe watumye amera gutyo, gusa ntabyo bazi. Ese aba bakobwa bashobora kuba imbarutseho kugira ngo umuryango wa Emile n'umuryango w'aba bakobwa, ndavuga Mukantabana na Fabiola, wongere uhuzwe. Dore yuko noneho Emile ngo mu gihe azaba agiye kumanuka gusesekara i Kigali ngo azagenda yitwaje na Mamiribagiza. We Mamiribagiza yihuriye na Mukantabana, baraziranye baravuganye. Noneho situzi uburyo Mamiribagiza azasanga uriya Mukantabana ari umugore wa Rugema. Rugema we arafunzwe, asa nkaho yatawe muri yombi cyangwa se urukiko rwamubwiye ngo buri aho ngaho. Noneho tubanze dukora iperereza, nitumanza gukora iperereza nibwo ibindi bizakurikiraho wenda nyuma, ariko twamaze kuba twakora iperereza. Anita niwe mukobwa twavuga ngo muri iki gihe uri guca mu bihe bigoranye, mu bihe bisa nk'ibibabaje. Dore yuko umuryango we wamuteraniye, kuko we ntabwo ari kuvuga rumwe n'umuryango we. Umuryango we ushaka amafaranga, umukobwa we ngarajya ngo ku muntu umukunda. Namwe mwamufata ibyo bintu mwanarize. Ese wahitamo kujya ku muntu ugukunda umukene wa undi uri wenda no gusabiriza, cyangwa se wahitamo kugenda kuri wa wundi ushobora no kuba atagukunda ariko afite buri kimwe cyose? Ese wowe wahitamo iki? Dore yuko umuryango wowe wahisemo yuko agomba kugenda ku musore ufite amafaranga. Uwo musore ufite amafaranga niwe uzabagirira akamaro, niwe ba Fabiola ndetse na mama we bamutakira akabahereza. Rero ntabwo nzi neza niba wenda Emile bazajya bamutakira atanga. Ikindi kintu baje kumuhitishamo baramubwira ati okay, ibintu ni bibiri. Rero ukuntu ugomba kubigenza, ugomba kuzana uwo musore wawe ngo wavuze ngo wasariye wakunze. Uwo musore ukamwicaza ahangaha tukamureba, natwe umusore wacu waramubonye none tukaguhitiramo. Ariko n'ubundi bahitamo bagira ute 100% ntabwo bahitamo Emile, ahubwo Emile we nanahagera bazafata n'inkoni bamwirukankane cyangwa se babe banafata n'ibindi bintu, kuko Emile niwe mwanzi wabo. None kuba ari umwanzi wabo yabatereteye umukobwa ariko bo ntabwo babizi, ndetse n'umwana w'umukobwa nabyazi. Rero uyu Emile sinzi uburyo azatunguka muri rugo. N'ikindi kintu ejo bundi yari arurimo ariko yaracecetse, yari yagiye kwiba umwana kakana gatoya. Ibyo ngibyo ntabwo yabonye wenda bari abasheri webe, ariko ntabwo tuzi Emile noneho imyitwarire ye. Dore yuko akomeza avuga ngo nubwa mbere ngo nkundanye, nubwa mbere ngo giye mu rukundo, ngo mbabarira ntuzambabaze, ngo nzakoresha ko nshoboye ubayeho neza, nzakoresha. Ibyo byose ni ibintu Emile akomeza avuga ariko atazi yuko yahemutse. Anita rero yaragiye yabwira Emile kuri telefone, aramubwira